Squid Game ni imwe muri filime ziri kurebwa cyane guturuka muri Korea y'Epfo ikagera ino mu Rwagasabo i Nyarugenge. Squid Game ni imwe muri filime yinjirije urubuga rwa Netflix kuko mu masaha make cyane imaze kurebwa n'abantu benshi cyane. Reka dufate nk'urugero kuri season ya gatatu ejo bundi mu isaha imwe yari imaze kurebwa na miliyoni 300 n'abantu benshi cyane. Squid Game ibaye filime ya gatatu yinjirije Netflix cyane kandi ikaba iya mbere wabo muri Korea y'Epfo. Filime ya Squid Game ifite season 3, abantu benshi bazi ko yarangiye baribe cyane n'abantu n'abandi bako noneho Ji-woon yapfuye ubwo yikuraga, ntabwo yigeze ipfa. Squid Game yindi season ya 4 izaza. Rero ndagira ngo tuhita tuganira kuri Squid Game, tuganire byinshi kuri filime ya Squid Game, twibaze ibibazo bigira ati ese ninde wanze, ese yagendeye kuki, aturuka he, igitekerezo yagikuye he, amafaranga se yo gushoramo hano yayakuye he. We nta kindi ni ugukora subscribe aho hasi, ubundi ukareba video yawe ikarangira kandi wayikunda ukanakora like. Ndaje tuganire byinshi utaruzi kuri iyi filime ya Squid Game. Nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe. Nje turi kumwe banyita Joshua. Hano rero kuri runo rubuga akakanye turi kuganira kuri filime ya Squid Game. Mbere na mbere ku muntu utarayibonye, reka mbanze musorereho gakeya kugira ngo tugendane. Mbere na mbere ni filime y'Inyankoreya, icyo kintu cyo wabanza ukakimenya. Itangira hari umugabo bita Ji-woon afite ibibazo by'ubukene cyane, maze aza guhura n'abantu bamubwira ko bagiye kumuha akazi akava mu bukene, maze arabyemera. Noneho barajyana, dore ngo noneho agezeyo asanga y'abandi bantu bafite ibibazo nk'ibye, n'abandi bantu noneho bamurenze bafite amadeni menshi cyane. Abari bitabiriye aho ngaho bababwiye yuko baje nta gahato, kandi gusubirayo ngo ntago bijye bikunda ikintu utarangiye. Bababwiye yuko rero bagiye gukina imikino, kandi yari imikino igoranye irimo n'urupfu mu gihe watsinzwe. Rero umukino wa mbere Ji-woon wagiye ufite ubukene rwose yarawutsinze. Uwo wari umukino wa mbere, arawutsinda ariko agiye tishimye kuko ibintu bakorera abantu baricaga rwose. Urumva mu bantu bari bagiye hasohotsemo umuntu umwe, abandi bose bapfuye. Uwa kabiri yaje kuba yawutsinda ariko byaranze, yageze kuri finale ari kumwe n'akana gafite umunsi umwe gusa. Arangije ako kana nyine areba kuba yakica, arakiyorera, ahitamo kuba yakinaga hasi kuko hari ahantu habi cyane nko muri metero 100 ngahe. Urumva rero yari gusaduka umutwe, urumva hasigaye umwana. Ni filime irimo ubugome, kugambana, kwikunda cyane n'uburyarya bwinshi cyane. Rero uyu mwanditsi wa Squid Game ukomeje kubica bigacika, byamutwaye imyaka irenga 10 kugira ngo abantu bumve ko igitekerezo cye atari ubugoryi, ahubwo ari filime yafata isi yose kuva Seoul muri Korea y'Epfo kugeza Rwabutabura i Nyarugenge. 2008 Won Dong-wook wari usanzwe akora filime yari afite ubukene bukabije kandi abana na nyina, ndetse byamusabye no kuba yagurisha mashini ye cyangwa mudasobwa ye kugira ngo abone uko yakishyura amazi, umuriro ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Uyu mugabo yakuriye mu murwa mukuru wa Seoul muri Korea y'Epfo mu gace k'akajagari kazwi nka Sangman-dong. Inshuti ze n'abaturanyi, amadeni yari ikintu gikomeye cyane. Aha rero akaba ariho yanakuye iki gitekerezo nyamukuru cya filime Squid Game. Won Dong-wook yagiye yandika Squid Game, ubuzima bwe bwose abushyira mu mukinnyi ugaragaramo ahangaha witwa Ji-woon, ariwe mukinnyi mukuru uri muri iyi filime. Ubwo yabaga ari kwandika, Wanga yandikaga role ya Ji-woon bisa nkaho ari we uri kwivuga we ubwe, ariko nyine akabinyuza kuri umukinnyi bita Ji-woon. Ubwo yageraga studio zikora filime ngo arebe, ngo abereke script ya filime ari kwandika,
bamubwiye yuko iyi filime ari kwandika ari ubugoryi bigoranye kuyumva. Iyi filime kure y'ubuzima bwa buri munsi dusanzwemo. 2009 kugeza 2019 Wanga yakomeje kugenda akora script ya Squid Game atazi niba hari igihe kizagera bakayemera. Yakomeje kugenda akora iyi filime dore ko yari director ubusanzwe w'izi filime. 2015 2020 Netflix yafunguye ishami muri Aziya ishaka gushora imari muri filime zo muri Korea cyane cyane by'umwihariko izifite zitandukanye n'ibintu bisanzwe bikinwa muri filime. Umwe usanga filime nshya ariko ugasanga ibintu bivugwamo bisanzwe bivugwa muri ya yindi twabonye ubushize ubwo basangagamo cyangwa bagasoma ya script ya Squid Game bumvisemo ibyo abandi basomye batigeze bumva batigeze babona rwose. Hahise hashyirwaho bije ya miliyoni 21 z'amafaranga y'amadolari. Gusa Wanga ntabwo yari akeneye amafaranga menshi cyane, ahubwo yari akeneye umuntu wumva ko iyo script yavamo filime nziza cyane. Ikorwa rya Squid Game ryahise ritangira 2020 tariki 17 2021 season ya mbere Squid Game ijya hanze. Ukuntu bayakiriye ni ibintu natindaho cyane. Tariki 26 Ukuboza 2024 hasohotse season ya kabiri ya Squid Game. 2025 mu kwezi kwa gatanu hasohotse season ya gatatu ariyo iya nyuma ikiniwe muri Korea. Nkuko nabibabwiye igitangira Squid Game ni yarangiye 2026 2027 dutegereje indi season izakinirwa muri Amerika. Niba warabonye season ya gatatu birangira Ji-woon yiyahuye. Season ya kane none ukuntu izaza imeze dore kuntu izaza imeze. Hano batangira batubwira yuko Ji-woon ubwo yamanutse handi hejuru niyigeze apfa, wa mugore twarangijanyije yaje aramutabara, wa wundi warokiritaga abantu bwa nyuma yaje amujyana kwa muganga. Aho ngo muramubona bari kutubwira none aho ngaho kizagaruka rwose akaza aje kwihorera. Hano batubwira yuko yayambaye 4-5-3 dore nguwo Ji-woon. Filime nkuko muyibona yageje muri Amerika, bakakanye niho yageze azaza aje kwihorera dore nguwo n'umwana bamwita Ji-woon. Iyi filime twese turayitegereje kandi tuyitegereje amatsiko. Reka tuyitegereze izaza vuba nkuko babyanditse aho ngaho. Je mwe muri kumwe banyitaga Joshua. Niba turakora subscribe yikore kugira ngo tugendane ku bintu byose, gahunda kuri gahunda, buri kimwe kuri cyose, ubundi ukande like, share na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byanjye byose. Reka tuze guhurira